ni ikihe kintu gihora gitose kandi cyugamye? Ni ikihe gice umugabo wawe akoraho amazi nyine akamene? Yezu wanjye Yezu we uranguririmba ayiwe subiza nakadibo nsimuka ncumuga ndagaswinda. Amahoro n'amahirwe bakunzi b'Umurage Family TV, Pastor Manase mwese mbasuhuza mabwire ngo mumeze mute, ariko mbanze mbashimire ko mudahwema gukora subscribe, mudahwema kudushyigikira, comment mutanga nizo dushingira dukora ibintu bitandukanye. Uyu munsi ngarukanye n'iyindushi Tereza, ndikone wa mwana mwakunze kano gakobwa kababwo nagasazi, kandi nagasazira numva ariko bambye Biyonce makuru ariko ni meza cyane. ngo yikonde Beyonce ego Beyonce wowe Beyonce wo mu Rwanda. Beyonce mukubona muzi ariko reba iyo style ariko abayambaye cameraman nyereka imyaka ingahe mbese kandi ko 16 ngahibaza ubwo ibintu uzabishobora cyane. konya ndahoraga reba ukuntu ariko bameze ngo Beyonce Beyonce zikaru w'iburayi ashyikiwe n'ababyeyi be muri ibi bintu. Twabanje kuvugana baramushyita umwana wacu turabona ashaka araririmba gase arakinaga akora byose akina gike n'imiti ibinini yongera imbaraga mwijwe umuntu se ufataga n'imiti. Amakuru ni meza cyane. Indera muraho ariko apana mu basazi oya ndabimenye mu barwayi bo n'ubundi wowe bari kubakura umusazi ngo ndi umusazi ngo muri comment bagamba gakura umusazi mu barwayi bo mutwe kuvuga ni Karayesi ni Karayesi ni Indera, ahubwo Indera no murengerega dukora n'urujijo aho umuntu umva ngo nge ndindera wanyu ni Indera yewe shawuro w'Indera koko hari Indera mu basazi hari n'Indera mu gace ariko suri kwisobanura iki kuri w'Indera man no w'Indera nda muntu utazi Indera mu Rwanda wagindera wese ahantu mu cyamamare kengiye mubaze none oyu wagiye Indera wese tuzi ukuntu bibaga byagenze reka nkubaze none we yarenze kujayo aturayo Yesu we ngo mbwira ibintu bitatu biranga Indera bizwi muri Indera. Abasazi cyane cyambere abasinzi cya kabiri abanywara umogi Dewe nubyihorere oya Indera yamenyekanye kubera inganda akuzi ko Indera ari wahoze bubatse komine Rubungora sibyo nese hari n'inganda nzubizi 16 komine Rubungo igihari wari uhari se we karega ndi kubona agifite 16 mikoro wayikuyeho kandi oya ndi kwibaza ufite 16 yego ambara neza umva Tereza turi kuganira niza kutakumbonamo cameraman turi kuganira Indera niba ntibeshya babizi baze kudufasha no hauze hubatse komine Rubungo sibyo Rubungo Kibungo niyo mpamvu n'ahantu nasengeraga bavuga ati ni muri Rubungo Vuara niyo mpamvu rero abasazi bashaka gusengera muri komine Rubungo tagara abasazi. Okay Beyonce shaka karimbo kamwe wadukubita urankota kahe mubanaga n'ubumuga bwo mu mutwe mwebwe Beyonce nyibwira ufite akahe karimbo uyu munsi urankubita akaririmbo uyu munsi ndagukubita ni nyine na kantu k'agacukuntu nta kibazo ngo reka mbivuge maze bose babyumve iyo ndagariye wishe mwana kubu wawe ndagukunda kunda nde ndamukunda inde Manasi ego zakunda nisi nuti yindi nana se wambye karirimbiye wowe se isura yanze ngo reka mbivuge bose babyumve warimbi yawe okay ngo nawe iririmbi yawe undirimbira basi urandunze wandumbiwe satani kutayishyira aha Beyonce aha nk'umuntu ukiri ku ntebe y'ishuri sibyo arya uri mu kabiri uba warahicaye
ahubwo siko katinze akagaturiwe Oya, ni umwaka. oya 16 katinze nari kuba ngeze mu wa gatandatu uri kurangiza segonderi wabaye inturi muri kovide oya wibesha wete tuwa byihorere vuga ko uri induri ntabwo uzapfa no wakunze indirimbo uyu ndanubwo azarangiza umuntu ukunda kubyina kuriya ariko imwanyagura se akamara akaza wabinyereka se ndanubwo ndabireba abyina kubi uyu ukunda uri kubigamba ndi guta mbishushanya ngabona ngaho nabirebye kubyina wimanyagura kuri urabona bizagenda ute bizagenda neza ngubona mu buto wakunyereka mu mamesa Tereza nako Beyonce shakira ikibazo kimwe mbariza uyu muntu ukubyaye mu myaka shaka ikibazo kimukubita kidasaba urusaku gisaba gukoresha ubwonko ndebe ko yagishobora waba icyo wize mu ishuri yaba icyo watoraguye mu bantu muri society kwa mwongera ko bita ibibazo rusange buretse umva Teddy arakuza ariko nawe rezi ndoki Tereza gabanya brag mo hano burya baravuga ngo kote faible y'umuntu uyigiye kuko wayimenye uyu muntu kucecekesha ngo kwiga byaranze ngo baye umuswa shaka ikibazo wamunkubitira bimeze nko gukupa visible inzu yose gaticira umwijima mu nyatakire mu mibare icyo ushaka upfa ko ari ikibazo gusa umubajije kimucecekesha impaka sike maze ndebe Kanumbe ni ikihe kijanye n'imibare sinjinda guhiza nabwo ngashaka ikibazo cyose ashaka wenda kibazo baza mu buzima busanzwe utamaze byo kwiga nje ko ndageze no mu wa mbere primaire ko ndagiye naho wagiye nize kibura mwaka gusa cyakoze umbaza ibyo mu kibura mwaka ako mana ceceka nibagiye kumbaza ibijanye no kwiga ambaza ibyo mu kibura mwaka mu kibura mutima gutiga kwawe tubidefane nase njyana kumbaza ibyo muri segonderi rwaye imisaya ibuze izindi guheke ndi ingurube numva nabi okay ngaho byose wakibuze nawe oya wenda reka mve kumukubitiraho gato umbyaye ndakubyaye mureza umva nyine umbyaye ubona ari ikihe kintu wabasha kunkuramo kikamvamo kumva ko cyamvuyemo nakubyaza umusaruro wakinuwe uhe wallahi wowe naje ndagutanga ukagenda ugakora abandi akazi ko mu rugo bakanyishura yewe gadata we ngo beshe ngakubyaza umusaruro bakaje baragamba ngagamwera nakumvise uburyo nabajemo iki kibazo ngo mubaze ikintu gikomeye kuko ikintu mubaje gutyo ntiyaburyo gusubiza niba ngo mubaze ikintu gisaba gukoresha ubwonko bwe swat wacyumvise kuri radio se wakibonye ahantu cyanditse wagisomye mu gitabo mwereke ko ari ubumenyi uzi akaba atabuzi ngo yiga muri segonderi ra ngo wankorera iki ni ikihe kintu kudiga gihora gitose kandi cyugamye ikinyamushongo cyugamye he ikinyamushongo gihora gitose kiba cyugamye mu nduzi mu kivovo c'indoke ibyo bintu byihorere ni igiki se njye nyivuga se ururimi ndarimbizi ururimi nese se ruhora ntiwarunyagira kandi akuje ni gisakuza oya ni gukoresha ubwonko bwawe noneho utekereza mubaza ikindi noneho ni cyaza ubwenge none ni cyaza ubwenge twinjiyemo ndahoraga barahoraga kugateye neza kano gakobwa gahagarara ndebe hajya ufite imyaka ingana utamuvanga 16 uteye neza pe utamuvanga Beyonce shaka ikindi kibazo kimunkubitira ariko gafite ubutoke bukuze ikindi yego ni ikihe gice umugabo wawe akoraho amazi nyine akamene Yezu wanjye Yezu we uranguririmba ayiwe subiza nakadibo simbuka ncumuga ndagaswi yose kwapfumaguritse umwana oya nyine uketse ikivuga wewe ndakubwira igisubizo icyo gisubizo ndacyo nzi kuko nta mugabo mfite oya nagari okay ngo kivuge nabanza asubiza cyana niye ni amaso nese umugabo ntago agukubita ukarira ntago amazi nese bayakozeho abanyakara bagukubisa ukababara bikagukora ku mutima umugabo wakoraho amazi akaza nyine namarira ako mujisho ukozemo mugana amarira nyine aratakara ahubwo mwari muketse iki
ko namwe mbona ntazi nari nketse mu mano kareka nta kintu kirimo ibyo bintu byihoreye ntabwo n'umwana nta munyagara w'ibuye satani wa mushenzi we satani wa mushenzi we Bibiliya avuga ngo abakora ibyaha ni abasatani kandi igihembo cy'ibyaha ni urupfu mwari muketse ikigo nari nketse amano amano se muzi urutoke mu maso turebe mugabo oya ndabizi ko Mariya yahitaza mu jisho umuntu ageze atya amazi ahitaza rwose nawe urebye cyane akenshi amarira ahitazamo none se wamuginga we mu maso nta amazi avagamo cyangwa nta marira yereko byose ni kimwe yereko ubizimiza mana wereko ubizimiza byose ni kimwe amarira n'amazi amazi gahe ikindi warugeranije na ni ikihe gice umugabo wawe kuki yavuze umugabo wawe ariko nabyo banzu bisesema we pardon nyereko unzaza hano buretse maze mubaze oya buretse maze mubaze mana ni ikihe gice umugabo wakoramo ko tavuze umwana wawe kuko n'umwana wagukoze mu jisho babwiye ariko ikintu kibagucanga mu bwonko hano turi muri cyazo ubwenge kandi nanjye nzi ubwenge nyine nawe iyo ubutyazo ari kubyumva reka ngubaze nyine nje ndamugabo mvite namubaza ahubwo kandi utubwiye ko ari amarira bivuze ko amarira nawe ubwawe ungoze mu jisho ako ni muri cyazo ubwenge nyine nawe nyine ari kukivuga yewe ndabucajije buryo uri mukuru dukomeze urugero nkawe nta mugabo ufite oya mana hawumvaga benshi akabwirwa beneyo Beyonce rero urumva ko wari wamusuzugura ngo ni umwana ngo ntiyiga ariko urabona ko afite ibi nabyo n'ubundi bwenge ewe ni urandunze okay shaka ikindi rero nanjye mbaza none hari iki nkuba weho oya mbaza birashoboka weho birarenze oya mbaza birashoboka nta kintu nakubaza byose urabizi pe mbaza birashoboka urandunze wandumbiwe satani ako niko Tereza konde bose wibu soka numve ndabona se wibura ariko je ndumve umwana araguhabuye oya mwana ungana cyako umwana mzaye araguhabuye umwana mzaye uzi ko uyu mwana mukubye kangahe mbite umwana mukubye mbaza wandumbiwe wanduriwe mbaza mbwira ubuze icyo mbaza mbwira umurwa mukuru w'igihugu cyitwa Burkina Faso nawe urashinya uzi ko washinyira ingoko igitsina washinyira ingoko igitsina nagira iki washinyira ingoko igitsina no kugira iki ubwo bura Burkina Faso ni ibiki urumva nabibwirwa niki kandi okay nyibwira wowe urakiza nawe yiga na siyansi nduyiga siyansi bigambi ko ndugafata ibintu nawe bihanitse ngo wumve bibaza umuntu uciriritse ngatereza nizi mubaza ibiki humura mana yanjye wabimbajije hanyuma rata Teddy nako ngo Teddy Beyonce ariko nshakira kandi kamanzu njomberemo nanjye kubaza ibibazo by'ubwenge ariko banzu njomberemo kandi kantu keza kakaririmbo ese indirimbo za karanguzi bizimenya kareka nandirimbo za bari yuzi nkumbuye umwana twareranywe buri joro ndamurota ayiwe icyazamba ngo tubane nkumbuye kakajisho nkumbuye kakapfunzi kangashiko ku matama kangaga wangu bitaga twicaranye haleluya amen Beyonce iyo bavuze ngo umuntu ni ikiremba bashatse kuvuga bamwita ikiremba byagenze bite njye numva umuntu bita ikiremba nyine ari wa muntu ngo utabyara niwe numva bavuga ngo ni ikiremba oya uburetse gato utabyara ari umugabo ari umugore bose numva ngo ni ikiremba kutabyara gute umugore utabyara bamwindike uretse ariga ndatubeshe ndatujijisha ariko umugore utabyara yitwika barabyiga no muri primaire utamudeviya gato ngo nyine umuntu nyine ngo arya arumbiye ngo umuntu bamwita ikiremba imuntu witwa ikiremba bamwita ikiremba ni munduki umuntu ngo utabyara wikiye gitsina ikiremba ndumva bari umugabo ahubwo ubwe ngo mbaye abarinde ingumba ninde uzema kandi kantu k'ingumba akubanza usobanuje ijambo ikiremba nyine barivuga ikiremba ni umuntu utabyara niko mbizi umushatse umugore situbyare banyita ikiremba hagati yawe nawe nyine ubwo haba harimo ufite uburwayi akaba ari we wenda bita ikiremba okay ikiremba batavuga ko ari iki kiremba ni umusore utagira ico yimarira
yenda ngo abe yahaguruka ngo abone bya bimenyetso abasore b'imyaka 15 babona uwo musore aba ari ikiremba. Nareka ngo nanagukosore umugabo utabyara nawe aba ari ingumba n'umugore utabyara aba ari ingumba. Ikiremba uko yarabivuze mu gihe tuzi neza ko hari imyaka bita adolescence cyangwa adolescence umukobwa ageramo akabona imihango cyangwa umuhungu ageramo akirotera kumva ko ari ikindi cyiciro wagezemo. Umukobwa yajya mu mihango umuhungu yaniga ijwi birashoboka bigahinduka ati byo kwirotera no kujya mu mihango ku muhungu n'umukobwa nibyo bahurira ibyo bintu. Umuhungu mugeza nk'ikijwi kinize nibwo umukobwa agiye kuzana akajwi kayunguruye kumera inshakwa bose bakazihuriraho na handi ku kibara ubwanwa ku mugabo ni nguko umukobwa amera amabere. Wabyumvise ko hari abatabugira ni imisemburo nk'uko hari n'abakobwa bagira imyaka 20 bataragira amabere. Umugabo akitwa ikiremba ari uko igihe cyo kwimenya cyakugira uwakoze muri shyushye mu maguru mashya atabikozwa cyane no kwimubwira mukaba mwabipfa akaguha impamvu zitandukanye. Shange sinkunda kwiyandarika hari impamvu nyinshi bakunda gutanga izihe impamvu izuzi zijanye ku mugabo w'ikiremba umusore w'ikiremba impamvu atanga yabonye umukobwa bari kumwe impamvu atanga nyine wataza kumuseka inyinji reka nzikubwira nakundanye n'umusore w'ikiremba nigera ku ruhande ngumva rero ngo tuzabikora twabanye ngo ni icaha ngo ibyo bindi Imana yaduhana ngo nugutegereza ngo ndamva kujya ubukwe bubisi niko akubwira nuko wabaga ubushaka se wowe wabaga ubushaka namukoragaho yawa warapfuma yago mwisabire nibimenye ko ari kiremba bimubwiye anjurije amazi ashushe ashaka kugamenaho nyura mu idirisha ndakweba namba harakubwira ati rero ariko nanje ngo muzi naraye mbitambaje karitiye uzuri inuri gusa ibyo bintu koko bya nakana ntagabarisaba kwege kunyica mvigiti ngapfibuye Tereza mumenye kiremba nico cyari kigiye kunyica amazi gashushe yaragiye kugamenaho ngo namenye ko ari kiremba nurahura nacyo nura nacyo uzakirinda uhura n'abaruva kwaya wowe nurimenya uzabigumishe mu mutwe iyo bimubwiye ahita kuniga akagusora none se ata Beyonce wowe nturahura nacyo uhura n'abaruva kwaya ahubwo bashaka ko nyine mu bisoza niko bashaka wahura n'abazima nafite ukuntu bashyushye cyane wagira ngo babishegeye ijambo mu bisoza wowe no mwana nkabisoye ngumva umwana yiga muri nizo mvugo zigezweho mani manasi akirara tamani jamba okay none kurwara intinyi byo niki ni wa Beyonce kurwara intinyi bavuga runaka rwaye intinyi gose intinyi ndumva ari nko gutinya babivuga byagenze bite nyine kumubwira wenda nyine nk'urugero mugire wenda mubaye muri abanyeshuri kamubwira ati musohoke nyine mujye kwa kundi ngo bafunga inguni kwa kundi usanga umukobwa n'umuhungu bari guteretana ngo bafunze inguni rero we nyine urayimubwira ufunga inguni ari n'ibindi bivagamo nyine urumva ko Beyonce ari kugenda ugasanga nyine umuhungu arakubwira ati hoya tereka tubanze twige ikintu cyose umubwiye ukumva nyine afite ubwoba ari gutinya kandi warakoze ukumva biri guhaguruka nawe nibyo ubukora ushaka iki nawe nikubizi oya ndinye ariko nibyo uko ari kubisobanura yenda ngenda bisobanura mu buryo bwanje urugero ngiye ngo kumusura nagerayo urabizi ko ni isama kiba yijaniye amenyo garubamba yo giye muri ghetto urumva ngezeyo ndashisha bwa mbere ndakindakoze bwa kabiri bwa gatatu ngerageje no kumwikoreraho akazajira abango yari mukobwa nakuye ininyi bivuga kuri nde kwanza kuba umusore n'umukobwa bibaho ntago mwanzo ki ari umukobwa ugwara indinyi hari n'abasore bagwara indinyi umusore ntarwara indinyi wapfuma yiwe bikaba bihaguruka neza bikora agatinya oya tandukanye wa muhimbi ikiremba naga banza wumve kamera matubwira ikiremba kirahaguruka kuzwa wapfuye ikiremba ndaguhaguruka hari ikiremba gihaguruka ndakiba ariko umubyizi wajya kugera kigahita kigwa ya mpamvu swat batatubona oya ntakora icyaha oya sinarya ubukwe bubisi n'icyo mwahuye oya n'abasore babaho bagwara noneho nikitigera kinabijyemo namba aba bana basore bagwara indinyi n'abakobwa intinyi rero kambabwiye wowe wibeshe banza umve se wa mahurunguru ndagara umukobwa gusa sibyo rata abahungu bagwara indinyi ndabazi we nasuye umusore karindwi muri ghetto atarambwira ijambo kandi ari mu yarabishakaga cyakujyanye shawe umva ngiye uko mbizi basi ntabwo bikora kuri kwawe intinyi iboneka ku bakobwa oya n'abasore barayigira ariko uzi ko kera
ko umukobwa arwaye intinyi banamwirukanaga bakamusenda nese umukobwa urwaye indi nyine bamufata ku ngufu banza bigakunda wumve ntufate ku ngufu nuko nawe wakwica kandi ukabyemera nta kundi nta yandi mahitamo none warwaye rero intinyi uwo muntu umukobwa irwaye kugira ngo ukore kiriya gikorwa afazari wamwica keretse nyine bibaye ku ngufu kuko ararwana Ni ku kugeza ngufu ubwo nyine. imbaraga zimushiranye aba ameze nk'ihene ihagaze mu ntozi ako se birangira nibura bikunze ubwo bamuvuraga rero basi akana nkakubwira bamufataga ku ngufu oya nyine hari urwego byageraga bakamenya ko umuntu atari ubwoba gusa bwo ko akiri umukobwa bagahita bamenya ko umuntu afite uburwayi koko bw'intinyi igitsure bagishyizeho basebuko ba nyirabukuru bise byamenyekanye ko iryo joro ntacyo bigeze bamenya bakamenya ko umuntu atari ugutinya gusa systeme ahubwo yatinye kubera indaga ari ubusugi gusa ahubwo harimo n'akabazo ubu bagiye kumuvuza bate rero bamujyanaga mu bacuzi bakamucura banza wumve abacuzi ni kubareba bakamucurira igiti cyiza kibaje oya ariko amahuru nguru wayumva bamumbaga bavuga ngo bazamukubita amatovu ibitovu n'ibya byatsi bifite amahwa ndabizi bimwe bijyana ariko mu bacuzi bamujyanaga yo gute rero uzi ko bacura hari bita encrime mu gifaransa rimwe bahonderaho ibyuma yicaraga rero hafi yabyo hafi y'ibuye yicaye atandaraje hejuru ryabo iruhande rwaryo hakaba hari umucuzi hari umugabo we na musaza we abo bantu batatu bonye na musaza we akamurebamo akaba hari bakazana icyuma cyatukuriye uri kucyumva nyine bakuye mu makara bakajya kuri ryabuye bagiye kugihonda bakamukanga uzi ko n'umuriro utaragurika rimwe rimwe guhonda n'ubwoba bwose bakamubwira ati rero niba udashaka icya gikorwa ugomba gushya akabyemezwa n'iki bikarangira byemeye rero bavuga ngo arabyemeye kumenya ko byemeye ubundi rimwe risa yaga bihayize umuntu aba amaze gutinyuka iyo yabaga byemeye kumenya ko yakize wa mucuzi niwe wamwenderaga kugira ngo abarisheri wubanye umucuzi wabikoraga ari nk'igihembo mbese bamuhaye ako abacuzi bakera bajyaga neza we mwamura abantu batunze mukamuha inka ukukira bw'amafaranga byazagamo gake mukamuha inka nk'igihembo cy'awa mucuzi ngo pe akubwira nanjye ndira umuntu naguhereza umusaza bakarujya nako umugabo bakajya kubyisoreza akavuga ati ibintu byaciyemo noneho kandi rimwe gusa agahita kumugeza tekinolojiya ni tekinoloji kabisa rero intinyi ni ku bagore uburemba ni ku mugabo oya n'abagabo barimo abagiraga indimi ahubwo ubwo wowe uhura n'abantu bifata nkanjye bapfumaguritse yabaga yarapfumaguritse ndagaru kuyifata yabaga yarapfumaguritse ayiwe okay rata Beyonce uvuze nk'umuntu yarapfumaguritse umubashaje kuvuga iki ni wowe nabyumvanye ndagabaga yuzuye analize zawe ubundi ndagabaga umuntu yarapfumaguritse aho ntago yuzuye hari utuntu dukyabura hari utuntu nyine ubona ameze nk'inzara harimo ibitobore ahagagombye kuba hari ubwonko akaba harimo igitobore kibereye aho nibyo mba numva nyine njyewe nyine ndi kukubwira ukuntu numvaga mba numva nyine ari ngagutyo nyine mba numva yagira ngo hari utuntu ndagenda abura gupfumagurika yarapfumaguritse niwo kandi ibyo ni indirimbo warya ni yakamariza kuvuga ngo zimwe bakora kurimba basohora abageni bavuga ngo mu munsi wo kumusabira shenge yabusa amata y'amatera agahinda aremba nk'urugi bashamo bakomeza wenyine badutwaye uw'ingenzi bakobwa mwe baduteye agahinda yendera imbere ari bo munkosore mu ijwi rizima ureke iyo ntago nyizi iyo ntago nyizi busa amata y'amatera iyo ntago nyizi okay niyo ndirimbo y'ingabo uzi iyo bari gusohora abakobwa Gamata y'ababyeyi urayasize weme gukamisha iri seri rarutujyanje nyimaka nyamibwa we amatage nirungu urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu nyirawe yazana ninde udukuye mu rungano gushira mu bagashizemo ariko se mba Beyonce anywaga n'imiti kandi nje ndamiti nywa bokan wenyine iyo ndirimbo uzandangire kuri yazana ninde umva so wagiye shogo bokan ngo nyiraba yazana uhera ku kantu gusa konyine ubucecetse wumva ngaho
nyirabayazana ninde udukuye mu rungano. Dagace ngaho nawe twagiye no mwigane. nyirabayazana ninde udukuye mu rungano. Yego mwanzukiye nuko ubona igare rya siporo rinyuzeho ukazana pina baripakiye imyumbati ngo nanjye mfite igare. Nuko abandi bana baririmba ntabwo bavuga ngo nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. indi y'abageni uzi ni iyihe? Iyindi ni nshyashya ntabwo nari nayimenye. Iyindi bayisohoye vuba. Hari indirimbo uzi z'ingabo? Ingabo z'igihugu n'izindi zo kwibohora zisize igihugu. Abanyarwanda twari nta kibazo yo ni yandi. Oya numva baziririmba. Yo ni yandi rata. Ntago muzi. Eric Senderi. Eric Senderi. Amba. Iyindi uzi ni iyihe? Iyindi Intore muramenye intore niganya ishaka ibisubizo. Numva nyine basivuga Abanyarwanda twunze ubumwe twaribohoye amateka gacu mabi. Paparanyica ntabimenya ko nta ndirimbo yabo nzi. Papa arakwica ntabimenya ko nta ndirimbo yabo nzi. Ubwo ni iyihera idefandere ntabwo nzizi. Idefandere turebe buryo mugabo nusoza ubutumwa niyabo. Yewe umusazi niyande se niyabo. Ni nabo banayiririmbira noneho. Ni nabo bayiririmbira kugira ngo mve ko atari Senderi noneho. Hari abanyeshuri barayishishuye. Wawuranikirago musi y'igitanda uyipirata na nyamwindirimbira ukwiririmbira. buryo umugabo nusoza ubutumwa bwo bamutumye ndaniganwa ijambo. ngahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda aharanira ishema ry'Abanyarwanda. yaritanze aharanira ishema ry'Abanyarwanda. Ako mujye mumenya ahantu hose. Turaje tujya tubijyamo. Wumva mu ntumbero zawe uzabiki? Njyewe banumva nyine ngiye nshaka nyine kuzaba umuhanzi. Gukina filime. Ndaguzaba umugezi ngaswa. Nta muntu akugira inama ati mbona wavamo umusirikare mwiza. Barabimbwira ni n'agakara kabi kano akakaginga. Ubu mva wajyayo? Ntago nyine ari impano yawe. Ntago abishaka. Nagiri impano yawe. Yego. Reka dusoreze ahangaha tubabwire ngo mwakoze cyane Teresa yo na Beyonce juza tuganire ariko mbere na mbere ishuri. Mbere na mbere impano wiyumvamo uzayikuze kandi Imana izagufashe. Nibyo byiza.